kuba abigishwa ba Yesu ni Being ikintu gikomeye kandi being a twamara disciple of guhurira kuri Jesus. kiriya kintu nagira ngo ngusabe buri muntu wese atekereza avuge ngo indwara yari mu mbavu iragiye, And I would like to have ikibyimba cyari mu everyone mugongo thinking, say, kiragiye, the tumor that ikibyimba was cyari in mu my back ivi is kirasohoka mu driven izina rya out. Yesu. The tumor that was in the knee Ikibyimba cyari is mu going to ijosi get out. gisohoke kigende. The tumor that is in the Aho chest is going to dayimoni be driven yaratangiye out. gufata Where the ikurangaza demon ikwereka attacked, ko ufite ibibazo, distracting you, showing you that you have ni problems. umugoroba wo kubohoka. It's an evening of deliverance. Kandi And ikiganiro murebye ukuntu turimo tuganira nsa n'urimo mbaganiriza mbatwara mu bintu bitandukanye, harimo ubuhanuzi, harimo message ikomeye, harimo kubohoka gukomeye. And as we are discussing about different things, asking you Kuticara ngo questions, Satani there is great agukingirane. prophecy for you. Why will you allow Satan to Muri lock filozofi you in yawe a place? keya ukicara ugakora ugatekereza ukavuga nti ndi umuhanga, ndi umuntu ukomeye, You may kandi analyze things and ugakomeza say, I'm filozofi. intelligent. Shitani ikagufatira muri bwa bumenyi ikagukerereza ukazisanga uboshe utazigera ugera ku bintu bikomeye. And Satan may block you or bind you in the intelligence you have, and you fail to advance. Tekereza uvuge ngo hamwe na Yesu ngiye kubohoka. Think and say, with Jesus, I am Navuze going to ngo be set ntabwo free. bisaba umwanya muremure kugira I've ngo said tubohoke. that it does not require a long time for us to be set Ni free. ugusoma gusa igice twasomye uyu munsi, It's a matter of reading the chapter of the day, uretse no gutekereza hariya dusomye muri Matayo not only reading ibice in 21 Matthew uhereye ku murongo wa 20 kugera 22. 21 from verse 20 to 22 as we read. Niyo wavuga ngo ko turasoma muri Yobu, Even if you may say we are reading in igitabo Job cya in our Yobu dushobora times, kugisoza we may close reading the book of Job wabaye umukiranutsi when you have become righteous. ukavuga nti nanje nabaye umukiranutsi nka Yobu, And you may say, I have become a righteous person like Job. nabaye umuntu ukomeye ukiranuka nka Yobu. I have become a great upright man like Job. Abarimu ba Bibiliya cyangwa se abasomyi ba Bibiliya hari ahantu bavuga ngo ariko Yobu ngo buriya ngo kugira ngo areke gutuka Imana, areke kuva ku Mana, ngo kameme yari yananiwe, ariko ngo ikintu yarasigariyeho ni ukwikomeza. Some Bible Nukwikomeza readers that say that he only had to stand firm or be steadfast because he was about to curse God. yari hakomeza kwikomeza, kwihangana, kwihambira, He akanga tried. kurekura, ariko mu mutima mu bitekerezo ashobora kuba yari yarekuye. He tried to be firm, he tried to be steadfast, but in his heart some Nagira people say ngo- that he had resigned or nagira he ngo had ngusabe backslid. uza wikomeza kuri Yesu, But I would like to say, strengthen yourself in Jesus. wikomeze. Strengthen yourself in Nubwo abandi Jesus. bakubona ku ruhande bakavuga ngo buriya agiye kunanirwa, mu gihe gitarananirwa umwaka umwe arabivamo, Though people may look at you and say that you are going to fail in a year, you will backslide. nubwo bagutega imitego ukagerageza ukavuga ngo ugatangira kubona ko ibintu bikomeye, ugatangira gusa naho ugiye gucika intege, oya, ku Though they may munota wa set nyuma traps, Uwiteka azatwibuka. though they may set Turikomeza kuri traps, Yesu. though they may set traps and discourage you, but Ugomba strengthen kwikomeza yourself ku in mwami Jesus. w'abami. Strengthen yourself in the Ugomba Lord of Lords. guhagarara ku mahame yo kwizera Imana. Be firm in the principle of having faith in Ugomba God. gukomeza kuba ku Mana You must abide in God n'umutima wawe wose with all your heart, n'ubwenge bwawe bwose, with all your mind. ukavuga ngo nzakomeza kuwiteka. And you say, I will abide in the Lord forever. Tuzasoze kiriya gitabo And we should close that book winjiye mu bakiranutsi, when you are part of the uvuga ngo righteous ngomba people, kwizera Imana which means that you should believe in kandi ngomba God. kunyurwa n'Imana, And you must say, I must be content with nzagendana God. n'Imana, I will walk with God. nzahimbaza Imana, I will praise God. nzaramya Imana, I will worship God. nzavugira Imana. I will proclaim God. Haleluya. Hallelujah. Reka iyo Mana tuyihe amashyi. Everyone for Plusaga. Abantu batangire baje mu abarimo biga ubuganga, barimo biga Those are business kuko in batubwiye medicine icungamutungo, faculty, abaengineer, all those are in entrepreneurship and business faculty or engineering. abayobozi b'ibigo bitandukanye, b'ibintu bitandukanye, ibintu binini by'itorero. Leaders or heads of different institutions or leaders of the church. Kwizera ni ikintu gikomeye. Faith is something great.
kuba umukristo ni umugisha udasanzwe. Being a Christian is a special blessing. Nuko batakomeje ngo batubwire murasangamo abantu bize iby'amashanyarazi, abandi bize iby'ubuhinzi, abandi bize iby'ubworozi, abandi We did not ask many people, but you find that some learned electronics, others agriculture, others in other fields. nibwo buzima. That is life. That is the Christian life. Tugomba gusenga, tugomba kwegera Imana, tugomba gukunda Imana. We must pray, we must get Uyu close to mugoroba nagira God. ngo ubohoke, And I pray that you may be set free in this uve mu evening. bunebwe. Turn away from laziness. Uve mu bunebwe.